Hello guys, mbanje kubasuhuza ko bisanzwe muri kumwe nanjye Bahati Chris kuri The Truth Inside. Mwibutsa rero gukora subscribe niba utarabasha gukora subscribe, ndetse unadusigira ubutumwa hasi udusangiza bimwe mu bitekerezo byawe dore ko nabyo tuba tubikeneye. Nanaboneho gushimira rero wabashe gukora subscribe kuri The Truth Inside kuko niyo channel iguhereza amakuru y'umwimerere, amakuru mamo, amakuru ashobora kukugezaho buri kimwe cyose. Guys, rero aya makuru ngiye kuguha ushobora kuyumva ukagira ngo nibihuha. Gusa guys, umunyarwanda yaciye umugani ngo akariho karavugwa nakavugwa katariho kaba kari mu nzira. Nibiki birimo birajya imbere. Icyo ngusaba wowe gusukurikirana ibiganiro byacu, ntega amatwi unize ubwonko bwawe ndetse umene igihe cyawe. Guys, reka ngutangirire inkuru neza kugira ngo wumve neza aho buri kintu cyose ngiye kukubwira aho gihureho n'ikindi. Ntega amatwi. Yes, nuko rero mu mwaka wa 2019 umugore bita Nalongo Magikiwesi wo muri Uganda ariko ubu ngubu ubarizwa mu Bwongereza akaba ari na ex-girlfriend wa nyakwigendera AK47 umwe mu muryango wa Dr. Jose Chameleone wamenyekanye cyane. Uyu mugore rero icyo gihe yakundanaga n'umucuranzi bitaga Grenade. Ubwo rero bamaraga gushwana na Grenade yashize hanze amajwi yandagaza Grenade amena n'amabanga menshi avuga yuko uyu muhanzi Grenade ubwo yarari Dubai yarari kumwe na Harmonize ndetse na KENZO aba bombi baje kuryamana ari batatu. Narijyaho ng'abantu bakubira ati gwe ne KENZO ne Harmonize muri rumwemu era muri abisiyaga Grenade. Dore ko bitari ubwa mbere uyu muhanzi KENZO agaragaye mu nkuru zitandukanye zigenda zivuga yuko ari umutinganyi, nubwo we akomeza kugenda bihakana. Uyu mugore yakomeje kugenda avuga ibintu byinshi cyane yerekana yuko aba basore ibintu barimo bafite gahunda yo gukomeza kugenda bahindura isi. Nyuma y'ibyo umu ex-boyfriend wa Shera Gashumba ari we God's Plan yavuzwe ko yajyanye abasore babiri kwa Grenade ngo bakore bya bintu by'urukoza soni ngo baryamane. Guys, nukuvuga ko aba basore babiri KENZO na Grenade nubwo bakomeje kugenda babihakana ariko inkuru zibavuga ko ari abatinganye zo zikomeje kugenda ziba nyinshi. Ushobora kwibaza aho bihuriye n'abahanzi Biwacu nka Bruce Melody ndetse na Juno Kizigenza. Harahiye hadashyase ndaje mbatemo. Cyo nakubwiye wowe ibuka gukora subscribe ndetse no kudusigira ubutumwa hasi ndetse no gukora shares ku nshuti zawe. Komeza ubane nanjye ndacyari kumwe nawe ni Bahati Chris. Uyu muhanzi KENZO na Bruce Melody ndetse na Harmonize bamaze kuba inshuti cyane ku rwego ruri hejuru ku buryo umwe yakoresheje igitaramo adasiba gutumira abandi babiri. Wibuke natangiye nkubwira ubutinganyi bwabereye Dubai hagati ya Harmonize ndetse na KENZO na Grenade. Ndashaka utega amatwi utaza gutakara. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo si ukwezi kose kwa gatandatu n'iki mutumva. Wibuke ndi kukubwira ngo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo no kuvuga yuko ni ukwezi kose kwa gatandatu. Uku ni ukwezi bita Pride Month, ukwezi kwizihizwa n'abatinganyi mu buryo bwo kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Aba bantu b'abatinganyi rero bakoresheje amabara twakunze kujya tubona tukiri abana tugikata utwondo twayabona mu kirere tukavuga ngo ni umukororombya, ari naryo jambo ryitwa ni Pride, ari nayo tatu Bruce Melody aheruka gushiraho ku kuboko kwe bwaki. Faranga rizarikora. Nureba neza amashusho ndi kukwereka urabona natandukaniro rya Pride ya Bruce Melody ndetse n'abatinganyi usibye amabara taramwe. Kandi tatu yayishizeho nyuma yuko yaratangiye kugirana umubano hagati y'aba basore bombi uko ari babiri, Harmonize ndetse na KENZO. Noneho uyu musore wahoze ari muri label ya Bruce Melody ari we Juno Kizigenza kanawe tugira icyo tumuvugaho. Nubwo rero uyu musore Juno Kizigenza, uyu musore abantu benshi batangiye kumwibazaho cyane ubwo yatangiraga gushira verine ku nzara ze zose z'intoki. Noneho ubwo yajyaga muri Uganda gukorana n'umwe mu bahanzi bo muri Uganda witwa Grenade, dore ko bakoranye n'indirimbo bita Coconut. Byanga byakunda ibi bintu hari ahantu bigenda bihura bitewe n'ukuntu nahereka ari nkubwira hagati y'ibintu bigenda bivugwa kuri hagati ya KENZO na Harmonize na Bruce Melody. Bivuze yuko ibi bintu si ibintu bipfa kuza gusa,
higeze kujya hanze amajwi ya Bruce Melody avuga ko utamugereranya n'abasore baba hanze babanebwe. Inkuru nyinshi cyane ziza gusora inkuru zivuga ko yavugaga ko ari The Ben cyangwa se Meddy. Gusa wumvishe neza Bruce Melody ni umusore ushaka gukomeza gutera imbere cyane ku buryo no kwigeranya na The Ben cyangwa se Meddy utabitindaho cyane kuko ni umusore w'umuhanga cyane. Nuko rero kuba inshuti na Eddy Kenzo, umuhanzi umwe muri Uganda ukora indirimbo zitari nziza cyane ariko akaba amaze kuba nominated mu ma event akomeye cyane nka BET Award ndetse na Nickelodeon n'izindi nyinshi cyane. Nukuvuga ko harimo akabanga, harimo akabanga. Abana bazi gushaka, barashaka amafaranga, barashaka guhindura isi. Nicyo tumva kanze mbatemo. Niki ese ngo nirebanga Eddy Kenzo akoresha baka miliyoni na Bebe Cool batakoresheje? Nukubera iki muri aba bacuranzi bose nta numwe wavugwaho ikintu bita ubutinganyi? Birashoboka ko n'ibihembo abona ari uko yamaze kwemera ubutinganyi. Nuko rero na Bruce Melody niyo mpamvu arimo kwinjira muri ako gakino kugira ngo byibuze n'ibihembo nawe atangire kujya bitwara maze atandukanye n'abandi bantu abo wa mbere mu gakino. Nuko rero wowe urimo kumva iki kiganiro, birashoboka ko utarimo kubyumva neza cyangwa se kubisobanukirwa neza impamvu umuntu ajya muri icyo kintu kugira ngo abone ikindi kintu. Ndagira ngo urebe inkuru ibabaje nagukoreye Justin Bieber, uraza kubona ihuriro n'iki kiganiro namaze kugukorera uyu munsi cyangwa se twaganiriyeho uyu munsi. Nuko rero naho ngaho tugarukirije iyo nkuru yacu uno munsi. Ni nkwibutsa rero kudukorera subscribe, kandi subscribe ahantu handitse subscribe ndetse na like ndetse n'ubutumwa bwawe hasi ahabugenewe. Wari kumwe nanjye Bahati Chris nk'ibisanzwe, ubwo naho mukanya ndacyari kumwe nawe. Ndagira ngo nkubwire ati sinzigera ngiye nkutererana cyangwa se nkusigire irongo, ahubwo nzakugezaho ibyo ukeneye kugira ngo wumve.